bigaragaze ko aya mateka turiho tuganiraho mutayabayemo. Kuva tariki ya 27 Mutarama uyu mwaka nibwo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yatangiye guha ibiganiro urubyiruko byiswe Rubyiruko menya amateka yawe. Kuri ubu urubyiruko rurenga 500 rwo mu ntara y'Amajyaruguru nyuma yo gusobanurirwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 runasabwa gutanga umusanzu warwo mu gushimangira gahunda ya Ndi Umunyarwanda nk'uko bishimangirwa na Nyirahonora Theophila warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na Karamatade umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu. Bana bacu harabaye ntihakabe. Jenoside yakorewe Abatutsi ni ishyano ry'indengakamere, ariko leta yigishije yasimbuwe na leta iriho ubu ngubu irabigisha kuba Abanyarwanda. Ndi Umunyarwanda. Icyambere ndi kubasaba mugomba gukunda igihugu kurusha uko mwikunda. Mugomba gukunda n'ubwanyu, gukunda Abanyarwanda bose nta kuvangura. Binyuze muri Rubyiruko menya amateka yawe, rumwe mu rubyiruko rwo muri iyi ntara y'Amajyaruguru ruhamya ko nyuma y'ibi biganiro rwiteguye guhangana n'abagoreka amateka y'u Rwanda. Ntabwo wajya kurwana n'abantu bafite intwaro. Iyi ni intwaro tuba tubonye nkatwe. Ntabwo wajya ku rugamba udafite intwaro. Twebwe intwaro uyu munsi tugomba gukoresha ni ukumenya amateka, ni ukumenya icyo dusubiza abo birirwa bashaka gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ko tugiye kubikora ni ugukoresha cyane cyane imbuga nkoranyambaga dusubiza abapfobya igihugu cyacu, abapfobya abayobozi bacu, cyane cyane dukoresheje imbuga nkoranyambaga. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene washingiye kuba urubyiruko rwinshi rutazi amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi kuko rutayabayemo, arasaba urubyiruko kurushaho gusobanukirwa ndetse no guhangana n'abashaka kugoreka ayo mateka. Ariko kubera yuko icyiciro kinini cy'Abanyarwanda barenga 65.3% n'abantu bafite munsi y'imyaka 30, bivuze yuko bari mu mateka mu gihugu batazi neza amateka yakiranze. Hari amateka meza y'ibinyejana byinshi, ariko hari n'igice cy'amateka mabi y'ubwicanyi guhera muri 59 n'akandi karengane. Ayo mateka mabi rero nubwo ari igice gito aracyafite ingaruka zigaragara, zabi zishingiye ku kwipfobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ku gusebya ubuyobozi bw'igihugu cyacu bikozwe n'abagize uruhare muri iyo politike n'ubundi n'inshuti zabo. Iyo politike mbi imbuga nkoranyambaga zikabafashamo. Urubyiruko rero kubaha ibiganiro nk'ibi ngibi bafasha kumenya ukuri nyako no gushobora gushungura no guhitamo, bityo bakamenya umurongo, ariko bakamenya no kurwanya ikibi muri gahunda yo gukunda igihugu. Mu rwego rwo kwitegura kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, ibi biganiro byiswe Rubyiruko menya amateka yawe ni kimwe mu bikorwa byo kwitegura kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.